bivuze iki? Bivuze ngo intambara turimo turanyuramo mu buzima bwacu bwo mu isi, Imana yo mu ijuru irazitegereza. Nta na kimwe Imana igisobwa itareba. Munsi amagambo akatubwira ngo kandi amahitamo abantu bagira uko bwije n'uko bukeye arushaho kugenda agena iherezo ryabo. Bivuze iki? Niba twizera ko nyuma ya buno buzima hari ubundi buzima, ese ubuzima urimo urerekeramo buzaba bumeze gute? Ndiyambwira ngo amahitamo uri kugira uyu munsi abasha kugena ubuzima buzahora bw'iteka ryose, cyangwa se akagena ubuzima bwo kurimburwa ukajya muri gehenomu. Nagiye mbabwira ikintu gikomeye, ibi bintu byose mubona biri kubera mu isi, ukumva ngo mu karere k'ibiyaga bigari hari intambara, hari inzara, ukumva ngo mu burasirazuba bwo hagati Palestine na Israel bari kumarana, ukumva mu Burayi hari intambara, hari ibibazo bikomeye. Nagiye ibintu byose biri kubera mu isi, hari yicaye hejuru byose ibyitegereza, agaragaza yuko hazabaho impuha, hakabaho intambara, hakabaho inzara, hakabaho amakuba n'ibindi, kandi ibyo byose byinshi abana b'abantu twamaze kubibona bidusanga mu isi. Ni ikibazo cy'igihe, ariko isaha n'isaha Kristo ahaguruka ku ntebe y'imbabazi akaza kujyana itorero. Mbese uriteguye? Iyo mujya kumva mukumva ngo ibihaha by'isi byahiye, ishyamba rya Amazone muri Amerika du Sud ndakeka muri Brazil rigashya rigakongoka hakabura kizimya, kandi iryo shyamba rimwe mu bibumbatiye umwuka mwiza bari mu isi bahumeka. Ibyo ni ibimenyetso by'ibihe bibanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ikindi kintu cya kabiri, ukajya kumva ngo Los Angeles umuriro uradutse uratwitse, abahanga abanyabwenge babuze icyo bakora ngo bazimye uwo muriro. Ariko niki mutabona? Herezo rya byose riradusatiriye. Yesu nashimwe, ndanezerewe cyane kongera kubaha ikaze kuri Sam TV, aho tugarutse ngo twongere tuganire ijambo ry'ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nshimira cyane abantu mudahwema kutuba hafi no kugaragaza ko mukunda iby'Imana dukoresha. Nshimira by'umwihariko abantu mwakoze subscribe kuri kino gitangazamakuru. Gahunda yacu yitwa umutsima udasembuye, umwigisha ni Sebaganwa Serge. Imana iduhane umugisha. Nagira ngo rero mbamenyeshe ko gahunda tugira hano ni gahunda zitandukanye, ariko iyi gahunda ikigendere no kugira ngo tumenyeshe abantu ko kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje, kandi ikigendere no kugira ngo abantu b'Imana bahindukire vana umutima ku bidatunganye, nuko duhanga amaso Uwiteka, twemerere Yesu Kristo atubere umuyobozi n'umujyanama. Ijambo rikambwira ngo abamwemeye bose kandi bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyo nicyo nkwifuriza wowe ukunda kudutega amatwi uko bwije n'uko bukeye. Imana itugirire neza. Uyu munsi nabwo tugarutse imbere yanyu rero tuzanye ijambo ry'ubugingo, aho tugiye kureba amagambo atubwira ngo iherezo rya byose rigize gute. Iherezo rya byose riregereje. Reka mbere yuko tujya mbere tubanze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye uyu munsi mwiza wongeye ku buzima bwacu, uhabwe icyubahiro. None natwe tuboneyeho kuguha ikaze ngubwo tugiye kuganira n'ubwoko bwa ijambo ry'ubugingo. Twebwe twemere tukubereye ibikoresho, wigishe imitima y'abantu bawe uri mu ijuru, kandi rwose abantu bawe ntibabure guhembuka. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka turebe amagambo y'ubugingo. Tujyane mu gitabo cy'ibyahishuwe, abariho duhera mu gice cya 21 umurongo wa mbere kugera umurongo wa 4. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Uyu ni Yohana umuhishuzi, ubwo yari amaze gutabwa agacibwa mu bantu azira kubaha Imana, akajugunywa ku kirwa cy'Ipatimo, bakahamuta nta bantu bahaba kugira ngo azaharirirwe n'inyamaswa. Ariko Imana ikomeza kuba mu ruhande rwiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nkuko twabibabwiye mu cyumweru cyatambutse, mu cyigisho cyatambutse, abantu bashikamishije umutima wabo kuwiteka, Uwiteka ajya barinda. Nkuko Uwiteka yarinze Daniel mu rwobo rw'intare, ni nako Uwiteka yakomeje kubana n'uyu mugabo Yohana wiringiraga Imana, maze nawe ku kirwa kidatuwe, ahantu batekereza ko azaharirwa n'inyamaswa, Imana irahamurindira, Imana imugirira neza. Uyu rero niwe tugiye kureba icyo Imana yamweretse. Umurongo wa mbere igice cya 21 baratubwira ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo. Haleluya. Ngo kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Umurongo wa 4 ngo
izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umubabaro cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana ihabwa icyubahiro. Yohana umugaragu w'Imana ishobora byose arazamurwa, amaze kuzamurwa ajyanwa mu iyerekwa. Amagambo akambwira ngo abona ijuru rishya n'isi nshya, ndetse ntibyagarukiraho ngo abona inyanja itakiriho, ngo abona ururembo rwera rumanuka rurimbishijwe nk'umugeni urimbishirijwe iki umukwe, ndetse ntibyagarukiraho ngaho ngo arongera abona ihema ry'Imana rimanuka. Haleluya! Imana iravuga ngo n'Imana izabana n'abantu bayo. Munsi gatoya amagambo agakomeza atubwira ngo Imana izahanagura amarira ku maso yacu. Imana ishimwe. Nshimira Imana ko ibihe byegereje. Nshimira Imana yuko kugutabarwa kuri guhorera kudusanga. Imana ishimwe cyane. Iri ni iyerekwa rero Yohana yagize, nagira ngo ndihuze n'andi magambo makeya hano, noneho umwuka agira icyo yigisha imitima yacu, aho turi kwiga amagambo atubwira ngo iherezo rya byose riregereje. Amagambo aratubwira ngo turareba nanone Ezekiyeli nawe yari umuhungu wo mu Balewi, yari umutambyi, akaba n'umuhanuzi w'Uwiteka, nk'uko twabigarutseho mu minsi yashize. Ubwo abayuda bajyanwaga i Babuloni kwa Nebukadinezari, hagiye imigabane itandukanye, hagiye abantu batubaha Imana, ariko hagiye n'abafite kubaha Imana ko mu mutima, kugira ngo bazerereze izina ry'Imana mu gihugu cy'abapagani. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo cyatumye natwe duhagurutsa mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo mu isi yanze igacura umwijima, kugira ngo mu isi aho abantu banze bagatera umugongo kuri bakerekera ibinyoma, duhaguruke duhagarare kuri mu izina rya Yesu Kristo. Ezekiyeli rero ari Babuloni nawe, nk'uko Yohana yazamuwe n'Imana ari wenyine, akajya mu iyerekwa, akerekwa. Imana nayo yongera gusanga Ezekiyeli ari Babuloni, maze arazamurwa nawe agira umugisha ku Uwiteka. Amagambo akatubwira ngo ubwo Ezekiyeli yari ari ku nkengero z'uruzi Kebari, Ezekiyeli yabonye umuyaga w'ishuheri wasaga n'uturutse mu majyaruguru, maze ngo igicu cya rukokoma cyashibaguraga umuriro vuba vuba, ndetse ngo akabona gikikijwe n'umucyo w'itangaza, ngo kandi hagati y'uwo muriro haturukaga ibara nk'iry'umuringa ukubye, maze ngo ibizima bine byagenderaga ku nziga nyinshi zari zisobekeranye, kandi hejuru y'ikirere cyari kiri hejuru y'iyo mitwe yabyo ngo hari igisa n'intebe y'ubwami. Iri ni iyerekwa umukozi w'Imana umuhanuzi Ezekiyeli nawe yagize ubwo yari ari Babuloni ku mugezi Kebari. Nuko Ezekiyeli agira umugisha wo kwerekwa ibizaba ubwo Kristo azaba agarutse aje kujyana itorero. Nuko Ezekiyeli ngo abona igisa n'intebe y'ubwami ikoze mu ibuye rya safiro, ngo kandi hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hari hariho igisa n'umuntu. Nuko ngo Ezekiyeli akomeje kwitegereza ari muri iryo yerekwa, aza kubona kuri ya ntebe y'ubwami hicayeho Uwiteka nyir'ibihe. Imana ihabwa icyubahiro. Turi kwigana amagambo avuga ngo iherezo rya byose rigeze gute? Iherezo rya byose riregereje. Icyampa ukagira imyiteguro mizima yo kuzasanga utariho umugayo mu maso y'Imana. Nuko munsi gato rero amagambo iyo dukomeje, Ezekiyeli yerekwa iby'iherezo rya byose. Ni uyu munsi nabwo ndashaka tuze duhuze iherezo rya byose Ezekiyeli yabonye kiriya gihe yari ari Babuloni, turihuze n'ibyo turimo turabona uno munsi, kugira ngo ahari wenda bize kurangira hari imitima yacu yigiye muri kino cyigisho. Imana itugirire neza. Amagambo aratubwira ngo nk'uko rwa rusobekerane rw'inziga rwari ruyobowe n'ukuboko kwari kuri munsi y'amababa y'umukerubi, ni nako ibyo abantu banyuramo usanga bibakomereye byose buri munsi biri munsi y'ububasha bw'Imana. Amagambo akambwira ngo hagati mu ntambara no kuvurungana kw'amahanga, iyicaye hejuru y'abakerubi iracyagenga ibibera kuri iyi si. Bivuze iki? Bivuze ngo intambara turimo turanyuramo mu buzima bwacu bwo mu isi, Imana yo mu ijuru irazitegereza. Nta na kimwe Imana igisobwa itareba. Munsi amagambo akatubwira ngo kandi amahitamo abantu bagira uko bwije n'uko bukeye arushaho kugenda agena iherezo ryabo. Bivuze iki? Niba twizera ko nyuma ya buno buzima hari ubundi buzima, ese ubuzima urimo urerekeramo buzaba bumeze gute? Ndababwira ngo amahitamo uri kugira uyu munsi abasha kugena ubuzima buzahora bw'iteka ryose, cyangwa se akagena ubuzima bwo kurimburwa ukajya muri Gehenomu. Cunga izamu ryawe, bera amaso ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nagira mbabwira ikintu gikomeye. Ibi bintu byose mubona biri kubera mu isi, ukumva ngo mu karere k'ibiyaga bigari hari intambara, hari inzara, ukumva ngo mu burasirazuba bwo hagati Palestine na Israel bari kumarana, ukumva mu Burayi hari intambara, hari ibibazo bikomeye. Nagira ibintu byose biri kubera mu isi, hari yicaye hejuru byose ibyitegereza. Kandi nagira mbabwire ngo ubwo Imana izabifasha umwanzuro kuri aya makuba ari mu isi, abantu benshi bazagwa mu kantu, abantu benshi bazumirwa, kandi biri hafi. Iherezo rya byose riraje. By'abantu bari mu byose mumenye ko hari Imana irimo irabireba.
nyamuneka vana ukuboko mu bidatunganye, wijandike ukuboko kwawe n'impagarike yawe mu mirimo ya kamere, kuko iherezo rya byose riregereje. Amagambo akatubwira ngo kubwo guhitamo kw'abantu, ibyo abantu bahitamo uyu munsi bibasha kugena iherezo ryabo. Ntabwo nzi amahitamo uhagararanye uyu munsi, ntabwo nzi kubaha Imana ufite mu mutima wawe uyu munsi, ariko nagira nkubwire ngo ibyo duhagazemo byose uyu munsi byaba ari byiza cyangwa ibibi, ijambo rirambwira ngo bizatwikururwa mu maso y'Imana nk'ibitarigeze bitwikirwa. Mbese ibyo uhagazemo uyu munsi, umunsi bizatwikururwa bizaguhesha ingororano cyangwa bizatuma urimbuka byiteka. Hari icyo Imana yaduhamagariye, ni ukumenyesha abantu yuko iherezo rya byose rije. Nyamuneka nimubere maso ubugingo, twiyarure, iherezo rya byose riradusatiriye. Mbaye nk'uwihuta, amagambo arambwira ngo muri iki gihe ibimenyetso by'ibihe biragaragaza ko duhagaze mu itangiriro ry'ibintu bikomeye muri iyi si yacu, ngo kandi ibintu byose birimo birivumbagatanya. Umuhanuzi Umukiza yahanuye ibyerekeye ibigomba kubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo, agaragaza yuko hazabaho impuha, hakabaho intambara, hakabaho inzara, hakabaho amakuba n'ibindi, kandi ibyo byose byinshi abana b'abantu twamaze kubibona bidusanga mu isi. Ni ikibazo cy'igihe, ariko isaha n'isaha Kristo ahaguruka ku ntebe y'imbabazi akaza kujyana itorero. Mbese uriteguye? Turi kwigana amagambo avuga ngo iherezo rya byose rigize gute? Iherezo rya byose riregereje. Amagambo meza cyane akomeye hano aratubwira ngo Bibiliya yonyine niyo itanga ishusho itunganye y'ibyo bintu. Hirya ya Bibiliya nta kuri kuriyo. Ibi byose murimo murabona mu isi by'intambara, by'amakuba, by'inzara, by'ibyorezo, nta na kimwe ijambo ry'Imana ritavuzeho. Ngo Bibiliya yonyine niyo itanga ishusho itunganye y'ibi ngibi turimo turabona mu isi. Bakatubwira ngo kandi muri yo niho hahishurwa ibintu bikomeye biheruka bizaba mu mateka y'isi yacu, ngo kandi ibyo bintu byamaze gutangira kohereza igicucu cyabyo mu isi. Aya magambo arakomeye. Muri Bibiliya honyine niho hahishura iby'ibihe duhagazemo, kandi ngo ibihe bikomeye bigomba kubaho bibanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo byatangiye kohereza igicucu cyabyo. Hehe? Byatangiye kohereza igicucu cyabyo mu isi. Mureke kuba abapfapfa. Ibi byorezo bya hato na hato, izi ntambara z'urudaca, ubutabera bwashize mu isi, ni igicucu kibigomba kuba. Ariko abantu baradamaraye, abantu ntabwo baziriva n'irirenga. Amagambo akambwira ngo ndetse n'urusaku rwo kwegereza ko ibyo bintu biteye ubwoba bigomba kuba mu isi rwatangiye kugera mu isi, ndetse n'abantu benshi batangiye guhagarikwa imitima n'ibyenda kuba. Nasomye amagambo arambwira ngo abantu bazahagarika imitima, ngo ndetse abantu bazagwa igihumure kubwo kwibwira ibyenda kuba. Ijambo riratubwiye ngo igicucu kibigomba kubaho twatangiye kukibona kidusanga mu isi. Najya mbabwire ngo hari ibimenyetso tujya tubona mu isi, ariko kuko abantu hari abapfapfa badashaka kwiga ntibabyiteho. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nta kintu na kimwe Imana yavuze kitazasohora nk'uko Imana yagize ite, nk'uko Imana yakivuze. Iyo mujya kumva mukumva ngo ibihaha by'isi byahiye, ishyamba rya Amazone muri Amerika du Sud ndakeka muri Brazil rigashya rigakongoka hakabura kizimya, kandi iryo shyamba ari rimwe mu bibumbatiye umwuka mwiza bari mu isi bahumeka. Ibyo ni ibimenyetso by'ibihe bibanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ikindi kintu cya kabiri, ukajya kumva ngo Los Angeles umuriro uradutse uratwitse, abahanga abanyabwenge babuze icyo bakora ngo bazimye uwo muriro. Ariko niki mutabona? Iherezo rya byose riradusatiriye. Ijambo rikambwira ngo ababi bazakomeza gukora ibibi, ngo ariko abubaha Imana nabo bazakomeza kubaha Imana. Magambo akavuga ngo abanyabwenge nibo bazamenya ibihe. Ibihe dusohoyemo abanyabwenge nibo bari kubibona, kandi umunyabwenge nta wundi. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha bikaba kujijuka. Ntabwo biri kugaragarira uwo ari we wese, ariko bari umwuka w'Imana turi kubona ko twugarijwe, turi kubona ko iherezo rya byose ridusanze mu isi. Imana itugirire neza. Kimwe mu bintu bikomeye ibi bintu murimo murabona abantu bari kwicana bakamarana, drone zikarasa abantu uko bwije nuko bukeye, nagiye mbabwire ngo ningaruka yuko abantu banze kumva icyo Imana ivuga. Imana iti ntukice, umuntu ati ngomba kwica abantu. Imana itanga ubutabera, umuntu ati ngomba kurenganya abantu. Imana iti nkunda ukuri, ariko uyu munsi umunyakuri arimo aricwa mu isi, utishwa agafungwa. Munyabinyoma, mugizi wa nabi aravuna umuheha akongezwa undi. Ngiyi si duhagazemo. Abantu barabuzwa n'iki kwicana se ko n'ubundi bananiwe kumva icyo Uwiteka yavuze. Gihe cyose abantu bateye Imana umugongo n'amategeko yayo, gihe cyose abantu bishe isezerano Imana yavugiye muri Yesaya 24 niba ntibeshye, gihe cyose abantu bishe isezerano bagiranye n'Imana, nabo ubwabo nta kizababuza gusubiranamo ngo bicane. Aya makuba muri kubona mu isi, ibi byose mubona bitwugarije, ni ingaruka z'uko abantu bishe isezerano baragiranye n'Imana.
ariko ndakuburiye uteze amatwi ibyigisho byacu kuri Sam TV. Nyamuneka vana ukuboko mu bidatunganye, iherezo rya byose riraje. Mureke twiyarure. Nuko amagambo yaravuze ngo uko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka, nicyo gituma umuvumo utsemba isi n'abayituyemo bagatsindwa n'urubanza, kandi nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bakeya. Yesaya 24:1 kugera 6. Ngiyi impamvu mubona ibibazo mu isi ari urudaca. Abantu bishe isezerano ry'Imana, Imana nayo izabareka bakomeze bicane batsembane, kandi benshi barimo barapfa barimbuka. Ariko icyampa uduteze amatwi, cyampa uduhanze amaso, ugatunganisha ubugingo bwawe kumvira ukuri. Yeremiya aravuga ati tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, no kurimbuka gukomeye gusatiriye abantu. Magambo aravuga ngo uruzabibu ururumye n'umutini urarabye, ndetse umunezero ushize mu bantu. Umunezero wa benshi urimo uragerwa ku mashyi, umunezero ushize mu bantu, ariko se barawukura hehe? Nuko turushaho kwegereza umunsi w'umwami, niko umunezero uzarushaho kugenda ushira mu bantu. Abantu bahagaritse umutima, abantu barahangayitse, ariko icyo nshimira Imana ni kimwe: abamenye Imana. Mu isi idatanga umunezero, Imana igiduhindukira umunezero. Mu isi idatanga ibyiringiro, Imana igiduhindukira ibyiringiro. Mu isi idatanga amahoro, Imana igitubera amahoro y'umutima. Imana ihabwa icyubahiro. Mu isi y'akajagari, Imana igiduha intekerezo zituje. Umuzabibu urumye, umutini nawo nuko, umunezero wa benshi ukomwe mu nkokora. Amagambo akambwira ngo Yeremiya arataka aravuga ati Uwiteka umubabaro wuzuye igisenge cy'umutima wanjye, agira agahinda kubwawe dore agiye kujyanwa i Babuloni. Ariko najya mbabwire ngo agahinda Yeremiya yagaragaje kiragiye ntago gatandukanye nako n'ubundi Uwiteka afitiye abantu uyu munsi, kubera ko wenda nitugira umugisha tuzabigarukaho. Ibimenyetso by'irimbuka rya Yerusalemu nandi marimbuka yose yagiye abaho, ntago Uwiteka yigeze bitandukanya n'iherezo rya byose rije. Ibimenyetso ni bimwe, niyo mpamvu uzasanga muri Matayo, ubutumwa bwiza wanditswe na Matayo 24, Yesu Kristo agaragaza ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu akabihuza n'ibimenyetso bibanziriza kugaruka kwiwe. Nyamuneka nimwite ku miburo, mwite ku bimenyetso, ntago ibimenyetso bizigera bitandukana. Nimushaka ibimenyetso bishyashya bigaragaza irangira ry'isi ntago muzayibona, ahubwo mureka twigire ku byatambutse, kuko ijambo rirambwira ngo ibyabayeho byose byabereho kutubera kabarure. Amateka agiye kwisubiramo, herezo rya byose radusatire turi mu isi. Barahirwa bamaze kumisera ibishura byabo kwitegura ubukwe bw'umwana w'intama. Cyampa nawe ukaba uri muri uwo mugabane. Tubaye nkabihuta rero, ibihe duhagazemo bigoye kandi bishishana, hari Imana yasezeraniye baha izina ryayo. Haleluya. Amagambo akambwira ngo ntabwo Imana izigera iterana itorero ryayo mu isaha y'akaga gakomeye rizaba ririmo, kuko yasezeranye kuzarirokora. Imana ishimwe. Icyampa nawe ukarwana ishyaka ryo kuba mu itorero ry'Imana. Ntabwo Imana izigera iterana itorero ryayo mu bihe bigoye, mu bihe by'akaga bishishana, mu bihe by'akarengane itorero rigiye kwinjiramo. Ntabwo Imana izigera itererana abantu bayo. Haleluya. Ntabwo Imana izigera idutererana, ngo ahubwo Imana iduhanze amaso. Imana yiteguye kuturokora ibyo bigoranye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaye nk'uwihuta hari ngane ku musozo, amagambo arambwira ngo kandi icyo gihe, haleluya, icyo gihe umugambi w'Imana uzasohora, amahame y'ingoma y'Imana azubahwa n'abari mu isi bose. Icyo gihe ibihe tugiye kwinjiramo nubwo bigoranye, ariko amahame y'ingoma y'Imana azasohora, kandi abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, ahubwo Uwiteka azatubambira amahema uko bwije ndetse n'uko bukeye. Munyemerere tugana ku musozo turebe isomo risoza rigaragara muri Zaburi ya 91, umurongo ni uwa 9 n'uwa 10. Zaburi 91, umurongo wa 9, niki Dawidi yahavuze. Dawidi yuzuye umwuka w'Imana. Zaburi 91, umurongo wa 9, amagambo aratubwira ngo Dawidi aravuga ngo kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Imana ishimwe cyane. Dawidi aravuga ati Uwiteka abari mu ihema ryawe nta cyago kizabegera. Nanjye rero nagira ngo nsabire abari baduteze amatwi n'amaso kugira ngo twishimire kuba mu ihema ry'Uwiteka, kuko abari mu ihema ry'Uwiteka nta kibi kizabegera. Kandi nk'uko abantu bo mu isi ya mbere bakiriye mu nkuge yari yabajwe na Nowa, ni nako n'uyu munsi ubuhungiro ari nta handi ari mu nkuge, kandi iyo nkuge ni Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana ikidusaba kubaza inkuge nk'uko yabisabye Nowa, ahubwo Imana yateguye inkuge ni Yesu Kristo. Urarakirwa kwinjira muri iyo nkuge kugira ngo ubwiherezo rya byose rije Uwiteka
azaduhishe. Haleluya. Imana iduhire kandi tugirire neza. Mbasaba umugisha mwari muduteze amaso rero. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi kandi mu izina rya Yesu Kristo. Nasoza mvuga ngo niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri mu gihombo. Abamwakiriye, abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana iguha umugisha, uduhire kandi Uwiteka umugisha wawe ukomeze kuba kuri njyewe no ku bantu bawe, kugira ngo tubashishwe kwitegura ubwami bw'Imana bwegereje. Uramutse ushaka kwiyegurira Imana, uramutse ukeneye amakuru arutayo tuguhaye muri uyu mwanya, waduhamagara, wakwandika muri komenti kugira ngo tubashe kugufasha, dufatanyirize hamwe kwitegura ubwami bw'Imana. Nta kidasanzwe bisaba, ni ukuvana ukuboko mu bidatunganye tugashaka mu maso h'Imana. Ubwo ibihe bigoye bidusatiriye, ubwiherezo bya byose rije, Imana mu ijuru ikazatubambira amahema. Ndabakunda rero, umunsi mwiza mwese. Imana y'amahoro ibarebe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.